ibintu bihinduye isura y'umuventura itewe utwatsi ku munsi w'ejo aho haberaga inama mu gihugu cya Uganda. Inama yari igizwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bya East African Community, habayemo kuba u Rwanda rwarateye utwatsi FCM23 cyane cyane ku cyemezo cyayo ivuga yuko ngo bavuga bati ntabwo twishimiye cyangwa se ntabwo dushyigikiye icyemezo cya FCM23 cyo kubangikanya ubuyobozi bwayo n'ubwa Repubulika ya Congo, ubwo baravuga ubwa Kinshasa, ndetse no kuba FCM23 nayo yarashyizeho ubuyobozi cyane cyane mu duce twinshi yagiye ifata, ubwo harimo Goma ndetse na Bukavu. Aho hose murabizi ko FCM23 yahise ishyiraho ubuyobozi bwayo. Ni icyemezo rero cyafashwe ndetse ku nama yaberaga ku munsi w'ejo mu gihugu cya Uganda. Inama yari yitabiriwe n'ibihugu byinshi bigize East African Community ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Iyo nama ikaba yaberaga mu gihugu cya Uganda i Kampala. Ibi rero bikaba byagarutsweho mu nama yahaberaga nyine i Kampala, ariko nanone ikaba yari iri kwiga ku kibazo cyangwa se ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo, ndetse n'ikibazo kigumye gutera inkeke cy'u Rwanda n'u Burundi kigumye kugarukaho, dore ko Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi, agumya yivugira yuko u Rwanda ngo rufite gahunda yo gutera u Burundi. Iyo nama rero ikaba yagarutseho ibintu byinshi, ariko ndagira ngo twivugire ku iki kibazo cyangwa kuri update news itugezeho aka kanya, amakuru yihutirwa, ibinyamakuru byinshi ndetse n'ibinyamakuru bikomeye bikaba bimaze kwandika ino nkuru bivuga yuko u Rwanda rwashishiburiza cyangwa se budashyigikiye FCM23, dore ko impamvu y'ingingo ariyo yagarutsweho cyane mu byavugiye muri iyo nama no kubera yuko u Rwanda kenshi bagiye barushinja gufasha cyangwa se kuba rwarashyigikiye M23 kenshi. Rero bikaba byatunguye benshi cyangwa se bigatungura amahanga kubona yuko u Rwanda kandi rutifatanyije na M23 kuba rwayishyigikira mu kuba M23 ishyiraho abayobozi bayo, ndetse no kuba yashyiraho abayobozi kandi n'igihugu cya Congo cyangwa se Repubulika ya Congo nayo ikaba ifite abayobozi, bikaba ngo byakwitwa kubangikanya abami babiri nyamara bidakwiye. Yandi makuru tugiye kugarukaho kandi nuko ku munsi w'ejo muri iyo nama habereye agashya, cyane cyane yuko perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste mukunze kwita Neva, witwa perezida nawe w'Ubugande mukunze kwita Muzehe Kikofira, nawe akaba yaranze kumusuhuza. Ubwo ndavuga perezida w'Ubugande ari nawe wari uyoboye iyi nama, akaba yaranze gusuhuza perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste. Benshi bikaba byarabatunguye, ariko nanone mu byagarutsweho, ubwo ndagenda nkubwira mu byabereye muri iyo nama ku munsi w'ejo, nuko perezida kandi w'Ubugande yabwiye perezida w'u Burundi ko agomba kwikura cyangwa akava mu ntambara ya Congo, dore ko ngo yagiye abimubwira kenshi cyane gashoboka. Perezida w'Ubugande Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, kandi yagarutse kuba u Rwanda ngo rushigera ku icyo cyemezo cyafashwe n'u Rwanda, avuga yuko ari icyemezo cyiza cyo kudashyigikira FCM23. Ubwo rero reka dutegereze amakuru yandi azavayo, ariko se nanone FCM23 izemeza kuba yakuraho bano bayobozi nk'uko yabashyizeho. Nk'uko mubizi, iminsi ibaye igera kuri 3 uwitwa Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu cya Congo nawe asesekaye Goma kwifatanya n'uyu mutwe wa FCM23. Ubu rero noneho mu masaha make ashize akaba yagaragaye mu ruhame aganiriza abaturage ndetse anatembera umujyi wa Goma,
benshi bakaba bagiye babugarukaho cyane cyane mu bamwe mu basesenguzi b'abanyapolitike bakaba bagumye bavuga yuko AFC M23 ishobora kuba yakoze ikosa kuba yakwemera Joseph Kabila kujya mu baturage no kujya ahagaragara. Abandi nabo bakemeza ko Joseph Kabila nk'uko amakuru yagiye ajya hanze yarahari, nyamara M23 ikagumya kumuhisha, bikaba byabaye ngombwa ko noneho agaragara kugira ngo amakuru abe impamo. Nje nitwa Mupinga John Peter Safe Gakuba, iyi ngiyi ni Mupingaji Empire, na makuru menshi tuzajya tukugezaho. We kanda aho hasi hande subscribe nimba uri mushya, nawe wakoze subscribe umuntu w'umugabo mpora mbigushimira. Reka tujye tubana kenshi gashoboka, kanda aho hasi handitse like maze usharing ino video uduhe n'igitekerezo cyawe. Reka nge ingaruke masegonda make tuve imuzingo ino nkuru, byose ni kuri Mupingaji Empire, ntujye kure. Inkuru rero igarutsweho n'ibinyamakuru bikomeye ndetse n'abasesenguzi benshi cyane, bavuga bati u Rwanda ruteye utwatsi M23. Imitwe myinshi y'inkuru yanditseho ngo u Rwanda ruteye utwatsi M23, noneho M23 irabigenza ite. Inkuru nyinshi zagiye zandikwa, ariko rero ntabwo ariko bimeze, ahubwo n'icyemezo cyafashwe ku munsi w'ejo mu nama yaberaga i Kampala mu gihugu cya Uganda, yari iyobowe na Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cy'Ubugande. Akaba ubundi ino nama yari kuyoborwa na perezida w'u Burundi Pierre Ndayishimiye Evariste, ariko rero biza kuba ngombwa ko ahereza inkoni perezida w'Ubugande aba ari we uyiyobora. Iyo rero ni kimwe mu cyemezo cyafatiwemo, bavuga yuko badashyigikiye icyemezo cya AFC M23 cyo kuba bafite ubuyobozi kandi n'igihugu cya Kongo kikagugira ubuyobozi bwacyo. Udushya twabereyemo nuko Ndayishimiye Evariste yanze gusuhuzwa ndetse na perezida w'Ubugande. N'amakuru menshi reka ngaruke